mabuja turageze nanga ese matanya washirongera kubwira ubugeze ngewe Kigali yose ndayizi neza cyese nimba ari we wibeshye aho ni ngenda bizikaranga nanga pe Yesu kandi numvise ari umusirimu ntabwo yambwira amakuru ukuremo kasike koze rwaye neza ngewe rigana izi perimi igihe nayiboneye uzi gutwara cyane kimutanashyira ukumva kiri kunuka hano cyese nimba ari iriya ruhurura ntabwo nta kintu kirimo kunuka ndumva hari ikintu kiri kwanuka wajya ni imbwa yapfiriye hano ubwo ni amazuru yawe ntawe ujana nta kintu kimwe ndimo kumva kabisa cyane iki gikorwa cyica hano kiri kunukira hano so uri kunuka mabuja nawe reka ntukavuge nabi abana umwana w'umukobwa kandi nawe uri umukobwa ntabwo uri kumuvuga nawe motari uretse ko umuntu avuga ibihari ndumvaga ntaze imyuka iri kuza hano nta myuka nayo kabisa wese ko atari kuza kumbaza akamuhamagara ahubwo uzi kutanyishyura mabuja wishyure oya kandi muhamagara kwishyura hari ikibazo nawe ufite ya mico y'abakobwa baza ngewe reka mubwire mabuja utarahamagara ngewe nta mukobwa nshobora kwishyurira moto kubera iki ngewe never nta mukobwa nose mwebwe abakobwa ni mwe mugira amafaranga ndetse ko mbaje kugusura nyine umuje kunsura nose iyo moto ubujeho n'injye uba wayijeho ompaye ubu nawe araje anyishyura araje kwishyura nyine shaka nze ndebe umuhungu ukishyura moto muri kino gihe nta muhungu w'ikigali ukishyura moto arayishyura maze ku buryo uva hano ukajyana za Nyagatare kuri moto kandi bakayishyura Nyagatare kuri moto kandi wasanga nawe ujya ubahamagara ukabishyurira usibye ko njyewe n'amazi bakubikemura ariko kubikemura nasanze abakobwa batari ngombwa ndimo gushaka amafaranga njyewe ndimo gushaka amafaranga njye naje izi iwacu ahariho i Rusizi uri umunyarusizi ni umunyarusizi pe bari abantu ndabatinya urabatinya ndabatinya cyane abantu b'i Rusizi cyane ubatinyira iki nyine mbona ari abantu utamenya ukuntu bateye nasana ngeneye nabi nane ngeneye nabi nusika rwa mbere tuzere nyireketse nk'abantu baba ari inshuti zabo nibo bamenye Karo wakoze kuza rero murakoze gusa nyine sinzi niba akazi kose uzi ko gakora nicyo mfite impungenge cyonyine ugenda bikurikirana fresh akose urabona njye ari akazi kananira kereka ko nashaka nyine yarumva nageze amakenga kubera ko nyine mba nkeneye umuntu uzi gukora akazi kose kuko ntabwo mba ndi mu rugo urabona ko nsanze ku kazi ubwo rero biragoranye ko wajya umpamagara ngo byapfuye byanze nyine biba bigoranye oya ngiye bitewe n'ukuntu nkeneye akazi nta kazi kananira none se mushite wawe yagusobanuriye ntabwo yansobanuriye fresh ariko nyine yambwiye ko akazi gahari nyine kandi ako nifuza akazi ko karahari ntabwo yakubeshye ariko nagira ngo ikintu nashaka kumenya cyane cyane mashaka umuntu uzi guteka kuko nicyo kintu kingora guteka yego mu bijyanye n'iki muri resitora muri hoteli uye mu rugo iwanjye mu rugo ko ndiko nibyibajijeho cyane ntabwo yakubwiye mushite wawe ntuse njyewe nawe umukozi wo mu rugo cyane rwose kugira ngo umukozi wo mu rugo ntabwo twanasubira kuragira ingurube zanjye n'intama zanjye nonese kare bakubwiye ko ushobora gukora iki hano i Kigali ngiye bambwiye akazi numvaga ari nk'akazi ko mu biro mbese akazi nyine kiyubashye bitewe nyine na level nari ndiho n'urwego ndiho kwa nyine numvaga ko ari akazi kisumbuye numva ukeneye akazi ko mu biro ibyo bigofero ndikubona wambaye ntazi n'ibyo biherena twubahane ngewe nyine ndi ku rwego ku buryo ntakora akazi ko mu rugo ushaka ameze gute akazi ko mu biro mbese ko kujera ibintu nyine wabishobora birimo ibiceri nyine
wabishobora nabikurikirana fresh. cyakora ndatangaye nose mugenzi wawe ntabwo yagusobanurira akazi uri gukora karuhu Ntabwo yakambwiye ariko nyine yambwiye ko akazi gahari mpita mbyibwira nyine. nose waje gushaka akazi cyangwa waje gushaka amafaranga? Naje nje gushaka amafaranga ariko nyine n'amafaranga nayo nyafite nubwo atari menshi cyane ariko nyine nashakaga yisumbuye kuyo mfite. Wakaba uri kuba wambajije atabukuzanye mu mafaranga ngari ko waje gushaka amafaranga no waje gushaka akazi. Aka kazi ko mu rugo ntabwo nabikora. Cyangwa nuko wamenyereye kuragira ingurube n'intama zo mu cyaro urumva nawe mu mujyi uzajya wirirwa nyine uragira ingurube n'intama naga byo bizikuzanye. Ya, nose urumva nava ku ngurube nasubira ku ngurube. Okay. Akibazo. Amagara uwo mu baze bakwishyurira nyine. Amagara n'ishuri. Umuntu wirata ntabwo nzi ko utakwishyurira nyine. Ariko bana ajya batari. Hello? Sheri. Uri neza twahageze. Ura wishyura amatara. Mbese Niba kuruka njyaniye amata wandekuye. Mbariza amata yanjye kuruka mbere na telefone wandekuye wowe wa musazi we. Ndakura. Mbariza amata yanjye mfata amata yanjye. Urabona umuntu adashonje. Oya shanze usasanze ibyo birago bindeba kuko ntago ngiye muhahira. Ntago muhahira. Namereza ibya. Ndakura ashaka kuyamara mukangurira. N'undi yayamaze. Ndakura namereza amata yanjye. Ngenda mutsindagira. Ndakamfata amata yanjye. Reba ukuntu mfashe. Oya reba kuruka mbere na telefone. Oya ndekura. Oya ndekura. Oya ndekura ukuntu mfashe akanjyanira amata. Oya reba ibintu nkoreye. Oya reba kuna Maria amata. Urangurira yandi. Oya ndeka. Tuza no kurukema. Yuriki se ngoriki. Tuza ugiri ariko si muta. Bibi ni iki? Bibi uriya telefone aseta ntwarira n'amata. Motara ramfasha njye kunywa amata njye none arayanywera arayamaze cya gikobwa. None se muti ibintu byaba hano ni ibiki? Reka mubwire agarara hano ukuze. Ibintu byaba hano ni ibiki? Peyo kinjana amata nyine reka babansobanurire ibintu bibaye hano ni ibiki? Bibi tuza mutaransobanurire muta ni ibiki? Bigenze gute ibyo ngibyo ndi kumva? Umva rero musore. Siko ikintu kimwe ari no ruguru ari urusaku kuri kubera anga. Nyine kananye musobanurire. Sibyo? Yishiri wawe yaje hano yemuzanya hano twayitori duce kuri umukobwa. Akushiri wawe afite makabazo. Nyine bwoko kibigenze gute kurya nyine atangiye avuga ngo hano ni ibiki ngo birimo kwanuka. Arimo kwangura umukobwa ngo arimo kunuka. Ndamubwira ati nta mukobwa ntabwo agakwiye kubona kuvuga umukobwa mugenzi wawe gutyo. Ndamubwira ati ntabwo bagakwiye. Rero yarafite kari akabido rwose nanabyemera. Uriya mukobwa urumva arashonje uko murana usana adashonje. Ibyo birumvikana. Ngiye nshaka kumenya impamvu yateje urusaku. Yego. Rero agiye guhamagara kugira ngo uzunyishyure. Uriya mukobwa ahitaza amushikuza ako kabigera afite nyine karimo amata. Unajya kukarwanira. Bisobanura ko amata ari yateje urusaku. Ateje urwo rusaku. Ndamumva ibyo bintu wakoze wari byo. Nose sibyo ngenda muzi kurya ngenda. Nese ntabwo uri kubona ko umuntu ababaye. Nta nubwo wayagura ukaza yamuzanye cyangwa gutya agukuye kuri moto ukabona ko yakeneye kuyamo. Ariko yansebyeje yanshikuza. N'umusazi se mbimenye ko. Okay, dukomeze muto. Rero nani mukobwa ati se bitewe n'ukuntu ubiyubaha urana ukuntu umukobwa w'umusirimu umeze neza. Ejo nawe n'isaha nawe waba umeze nk'uriya mukobwa. Cyangwa ukaba ukeneye ubundi bufasha ugasanga umuntu akwimye ubufasha. Ese ni gute waba ufite ikintu cyo kurya ubona umugenzi wawe akeneye ikintu cyo kurya n'utume n'umuhe cyo urarinda wowe ntabwo wagenda umujyana muri resitora ufite amafaranga ukagenda ukaba wanamugurira ikintu cyo kurya. Nawe umva ikintu cyatumye uteza urusaku uri umuntu w'umukobwa w'umusirimu. Urumva ngewe utari kunsebya? Icyo baba ngusebeje amata ushobora kugusubira no kuri alimentation ukajya kuyagura. Chizuru kata yansabye ahubwo ejo yanshikuza skwera yahise tumye telefone yanjye. Ukuntu wavuga ko telefone yawe nta kintu ibaye yikubise hasi ariko ndi kubibona ko nta kibaye. Ayo mata ntabwo ari kunegereza nkaza nkishyura mutari tukagenda mu rugo nta kibazo. Ibaze umukobwa utunze iPhone akajya kurwanira amata.
byose bihuriye ibyo bintu moto yakwishyura oya ntabwo yanyishyuye oya ntanugo bebe wimwishyura oya wimwishyura sheri wimwishyura umuntu uzi gute batanye mu nyishyura iki se kandi byose iyi moto ni ya papa wawe moto ni ya mama wawe ntabwo bakwishyura bebe uracyari guteza urusaku hano ku muhanda iyi moto ngewe nawe waretse tukishyura umumotari akagenda uyu nawe amata yayanyweye natwe tukagenda ukajya kunsobanurira ukuntu uza guteza urusaku mu muhanda ko kirakiramo nimero yawe mata tukara handi nawe tuzahurira aha ufite agasuzuguro nako ntabwo birangiye sister utwihanganire sibyo twihanganire sinari nzi ko biri buze kugenda gukubita yankiriyemo gusa kuri umukobwa mwiza kuko moto yaje kandebe yaje sisi ratu tubabarira bose nawe ndabona umwana mwiza kabisa umukobwa uzamumwigishe Sundi kari warashaka kuzajya uhembwa umushahara amafaranga angahe umugabo wifuza y'amafaranga 250 gutyo ni amafaranga acupangira yes sabize amashuri angahe iby'amashuri tubireka ariko ngewe noroye cyane cy'ingurube mbizi ko nyuma y'amezi 3 kiraba cyungutse 50 uko biba bimeze urumva ushaka kujya wunguka 50 ya buri kwezi cyangwa ya buri munsi sinzi kubitekereza ariko wamaze kumbwira yuko waje gushaka amafaranga ntabwo ari akazi kakuzanye sibyo uyu akazi n'amafaranga nyine urumva byose birajyana uyahitamo kimwe ushaka amafaranga cyangwa ushaka akazi none nyine urumva ntashaka amafaranga nyine nakoze akazi ese kare ubundi wumva ikinyarwanda neza yes nakubajije ngo ushaka amafaranga cyangwa ushaka akazi ushaka akazi n'amafaranga hitamo kimwe amafaranga niyo ari imbere ariko nyine ntabwo nshaka amafaranga ntabwo byo birahagije niba ushaka amafaranga rero bikamwereza akazi sibyo cyangwa ko byose uzi kubikora yes nanjye nshaka umuntu nyine uzi akazi ntabwo nshaka umuntu ushaka iki ibindi bintu nshaka umuntu uzi akazi n'amafaranga ariko wambwiye ko ushaka iki amafaranga bisobanuye ko akazi ugize ute ukazi ubwo rero reka nkubwire tutagoranye sinzi niba mushuti wawe atagusobanurira yamubwiye nyine umukozi nshaka uwo ari we ariko wageze hano noneho wanigomeza no ku kazi kuwansanga ntabwo nagusubiza rero utavuganye mabuja nk'uko mbyumva ku kazi kawe nako mu rugo ni gashinga ariko nyine uzajya umenya amafaranga atubuka nagakora narebe ase ubundi uzajya umangara museka reka nkubwire tutagoranye ubu nguhembye mu 30 yaba amafaranga makeya ye 30 uzi ko n'umukozi wanjye worora ingurube mu cyaro ayo mafaranga nyarenza kumuhemba kandi urumva yo nkorera inaha niyo najya muhemba kuko ntabwo nyikurikirana iby'ingurube zanjye ntose karo wibutse ko uri kwibwira yuko hano uzajya wishyura inzu ukishyura ibyo kurya ibintu byose wakonsoma agabanya mu cyaro ngiye kuzajya birute ngishyura inzu ibyo kurya n'ibindi byose ukenera kugira ngo ubeho amafaranga umva ari makeya 30 aka amafaranga ntabwo nayakorera kareka se naba ndi kujya nyuma cyane naba ndi kujya aho ujya ntabwo mazi mbitekereza ahantu naba ndimo kujya aho hantu ni inyuma cyane ahubwo njye ndigendeye karo nacyo reka nguhereze 10 by'itike yakuzanye 10 mwabuje reka ariko utwo dufaranga twawe natwemera amafaranga yigumanye mwabuje ko kuremendagiye usohoka ahubwo watinze basi ntabwo nakorana nawe karo usohoka ugende basi nayandi ndayemeye bayemeye ibiki sohoka ugende ngende sohoka nayemeye nari nanjye nabivuyemo rero sohoka ugende ahubwo ugira ngo wowe hinindira nkomeze akazi kanjye
amata nukuri urakoze cyane nari nshonje. Basi se hari ikintu kigiye mu nda? Uko biri pe nari maze iminsi 3 ntarya. Ese ubundi umukobwa nkawe umeze nkawe ungana gutyo ufite ikibazo kimeze gute? Uko ndeba uku nguku rero nabanaga n'umukobwa urumva nyine navuye iwacu mu cyaro nje kureba umukobwa nyine twabanaga mu cyaro yambwira ko azanshakira akazi naha noneho turabana hashize igihe nyine harashize ibyumweru 3 tubana mu nzu. Yego. Ahita nsiga mu nzu aragenda asiga atanishyuye nyine nyirinzu yaramurima amezi 3 asiga atamwishyuye anta mu nzu njyenyine. Ubwo rero akimara kugenda nyirinzu aza kwishyuza urumva kana n'akazi nari nakabonye ntabwo nari mfite akazi nyirinzu ahita aza kwishyuza nuko nyine bansohora mu nzu. Ubu ngubu maze ndi kugenda mu muhanda nta hantu ufite ho kuba aho mbonye niho ndara yaba ari mu mihanda yaba ari mu miferege nta hantu ngira ho kuba. None se kuki utasubiye iwanyu? Basi wenda nimba umukobwa ari wo gucumbikiye kuki utisubiriye iwanyu mu cyaro? Ntabwo rero ko nuko nsubirayo ariko nubwo nshaka gusubira mu cyaro pe nzakora ishoka byose nyine nshaka akazi. Kuko muri iyi minsi ishize nabonaga akazi ko kumesera abantu nyine nkabona icyo gihumbi cyo kurya. Ni ibibazo rero muri Kigali ko ba muri Kigali nta kazi ufite. Ba muri Kigali nta kazi ufite noneho uri umwana w'umukobwa ungana gutyo ntabwo biba byoroshye. Nase nakora iki njyewe? Nese reka tugashaka uburyo basi wasubira mu rugo. Nasubira mu cyaro? Ntabwo mbishaka. Uzansuzuguza kugeza ryari mwana? Ndagushuje. Bira ni ibicyo urimo mu muhanda. Bira ni ibiki mwana? Ndetse bebe uko ari we babitangije ntabwo ari ngiye wabikoze. Kandi reka mubwire. Uri kubona bira bintu bigoyesheje agaciro. Uretse nawe uri kubona ngiye bimesheje agaciro. Kujya gutongana mu muhanda ngo kubera amata. Amata mwana. Iyo yansabana rigendeye kuyama igenda abanyiva kuri moto mu gihe turi gutongana abaranshukuje. Gutongana. Watonganaga nande? Wapi acikuje amata noneho ndangije ndi kuvugana n'ura mu mota turi kuguhamagara ngo uze ushyire mota. Hanyuma uza guteza akavuye mu muhanda binyuze muzenze. Ura mukobwa yarari inyuma cyajise cyinshi kuza amata noneho. Please mu mukobwa ntabwo ari igikobwa uri kumva neza. Uzajye wubaha buri muntu wese cyane cyane umukobwa mugenzi wawe. Kukwiba amata nawe ntabwo yari yiyanze. Byashobokaga ko yari ashonje kandi koko nawe ushonje wakora buri kimwe. N'umukobwa wiyubaha wari kumureka ukishyura amata niba ari kumwishyura cyangwa ukanegeza nkaza nkamwishyura ukaza tukagenda. Ntabwo byari kuba bitanze amahoro. Ariko bebe ikibazo nukuntu yaje nyine yanyaka naye bitangira umujinya abituma na telefone yanjye umujinya ubwo telefone yawe ni nzima. Kwikubita hasi kwa telefone ntabwo bita bisobanura kumeneka. Uri kunyumva? Ese nta hantu wigeze ujya wenda basi wenda ngo baguha akazi gahoraho nk'akazi ko mu rugo? Abantu bo muri Kigali rero nabo nyine nta kizere bagira abantu. Kuzajya yanga ubona umuntu kwizera gushyire mu rugo rwe ni ikibazo pe. Nabuze umuntu wanyizira ngama akazi gahoraho. Ubwo nibiraka biraho ngenda nkora nyine. Twese ngo nkwizeye ngakujyana nyine ahantu. Urumva nanjye bana ko ndi umumotari. Mfite rero umukobwa ntwara nyine w'umubosi wanjye. Yarambwiye ngo akeneye umukozi wo mu rugo. Ku kazi wagakora? Yesuwe. Niyo nakabona muri kano kanya nagakora. Nose n'ubundi nanjye ariko naje gushaka. Urabona n'ubundi urumva?
nuko nagize amahirwe yo kubona akazi ariko nyine narize segonderi ndayisoza ariko nyine ubuzima bwari bumeze nabi niba urabona narangije segonderi njye nagarukiye ya primaire nagarukiye primaire itanizira i Kigali bamaze i Kigali imyaka 20 kandi mbona nyine uri umusore mwiza rwose primaire uyiturekera aho ngaho njye pfa kuba nzi gusoma no kwandika kwama n'amafaranga ntabwo yananira kuyabara ntuse mutawanshakira ako kazi rata reka nzi umubaze nimba ntaki ariko nizeye ko utazansebye nuko nyine mbonye cyane ku muhanda ndavuga ngo oya nta mpamvu mukuru wabungiriye neza pe wabungiriye neza nazakwitura umushahara wa mbere nabona ntabwo kimwe cya kabiri cyawe kandi nuko ntabwo Alo Mauja ndaza kumufata sangapi se ariko ndabona n'undi nabizigiye kugera ngiye kukubaza nimba wa mukobwa wamubona wa wundi wo mu rugo wa mukozi wo mu rugo okay rero nari nabonye hano kandi ndamwizeye sawa noneho muza nawe ngaho ku kazi okay sawa nta kibazo ukanze mukozi rero akazi urakabonye ahise abyemera kano kanya akazi urakabonye ugize impano ngushimire gute se ngushimire gute ko oya genda uzakora akazi wibejeho nk'umwana w'umukobwa neza uri umwana mwiza pe uri imfura y'u Rwanda oya umuntu ubona umwana w'umukobwa akaba yamuta ku nzira ntabwo aba ari byo akira ngambara kasike tugenda ugiye guta njyanayo mfata mwiza ese ko kwambwiye ngo Kigali wabaye igihe kinini nuko nagaruka ngo bicara kuri mwe nicara gute icara neza nyine kuri mwe sinicaye neza se icara neza oya icara akaguru kamwe kari hano akandi kari hirya gusa ntanyuka no kwa muturage cyane icara neza gutya ngampaka manure n'ikirahure ikindi umuntu araje akwaka amata ntabwo yanyetse yanshukuje tugende muri supermarket ngugurire amadomora 5 ego ayagushikuye kuki utagize uwo mutima wo kumenya ngo ese umuntu ukoze ibi bintu ku muhanda niki kibimuteye nibaze igiye gukora ubwese yarabaye nk'ikintu cy'isidemore cyicanga nkabana bigahurirayo no kuba yagutwara amata ukajya guserera mu muhanda aricyo kidayimoni ntabwo wakireka kigatwara ibyo gitwara nawe ugasigara oya nugara yanshikuje nabi si ubona abana bacu bazakurana iyende bazakurana ubuhe bumuntu batakwiye kuri wowe utabatoje ibintu wakoze wabonye ari byo bebe nari ariko wabikora ntabwo nabikora ese nari kubwirwa n'iki kashushi haje abatekamutwe benshi none se umutekamutwe no gutwara amata agiye kuyanywa bihurira he umutekamutwe no gutwara amata kuzana telefone yawe ntabyo yakoze rero wari kumurekera amata ahubwo ukamugurira n'amandazi akarisha nayo ntabwo si kuki ufunga umutwe na n'ubu ntabwo uri kumva ko wakoze amakosa ntabwo uri kubyumva aribyo ndi kukubuza
na n'ubu ntabwo uri kumva ko wakoze amafuti wansuzuguje nawe wisuzuguje mu muhanda. Ibaza abantu bose bari bashungereye babonye ari njye uje kwishyurira moto ku mukobwa wari uri gusakuza mu muhanda wambaye gutya neza gutya. ariko nanjye wayoba sibyo njyewe n'uburyo ki yaje amfata mu kazi ngeragure nabyite kandi nawe mbona aje gushikuza ikintu utamuzi nawe wagira ngo wamutuka. Bebe wakoze amakosa. Okay. Turabyumvikana wakoze iki? Amakosa. None ngamba barabasara mu nzongera. Kerega ntabwo ari njye wakosereje. Ngira ko nawe nagusereje. Ntabwo ari njye wakosereje. Abo wakagombye gusaba imbabazi niba nadusize ku muhanda. Nta kibazo ngamba kimubarira ndatangiye ndajya kubashaka agasaba. Abakura hese kububanza. Ndabashaka nawe undi mubaye ndagusaba imbabazi. Okay, urumva wabotse ku mutima wawe. Ushaka gusaba imbabazi? Nayo kandi mbabarira. Ntari njye nta kibazo. Ubwo wabohotse. N'ubutaha ujye ugira umuntu wubaha umukobwa mugenzi wawe, noneho cyane ko ari umukobwa wari ubikoze. Mwubahire ko ari umukobwa mugenzi wawe ubwo ushaka kumenya ikibazo afite, sibyo? Naho nzobyibushye. nyine mabuja uko ndeba uku nguku naje i Kigali nje kureba inshuti yanjye twabanye mu cyaro yarambwiye ko azambonera nyine akazi nuko mpageze tubanaho igihe gitoya biza nyine kuba ngombwa ko ansiga mu nzu njyenyine kandi yari afite umwenda wa nyiri inzu nyine atarishyura amezi 3. Hashize iminsi amaze kugenda nyiri inzu aza kunyishyuza kandi urabyumva nanjye nari ncumbikiwe ntabwo nari nzi ibiva niyo bijya nubwo nari nzi ko afite ayo madeni yose y'amezi 3 atarishyura inzu ntabwo nari mbizi. Ubwo nyine nanjye mbiga ibishwara mbura icyo nkora bansohora mu nzu gutyo n'ibyo birimo byose urumva barabigwatiriye kubera ko amaze igihe atishyura kandi inzu yabagamo yari ihenze. Ubwo nyine ibi byose byari birimo barabigwatira imyenda nazanye byose niyo mpamvu uri kubona nsa gutya. Ubwo nyine ubuzima butangira kuba nabi nangira kuba inzererezi mu muhanda ngenda nsaba umuhisi n'umugenzi nabona igipangu nkakijyaho nyine ngasaba akazi ko kumesa imyenda bamwe bakanyirukana abandi bakankubita. Abanyakigali nyine ntabwo bizerana icyo nabasha kubona cyo nabuze n'umuntu wanyizera ngo akazi k'ukwezi byibuze mbona ahantu mba ncumbitse niwe yama 5,000 ku kwezi ariko akangaburira nkabona n'ahantu uryama maze iminsi ndara mu muhanda nta hamwe mfite ho kuba kumva n'ubu ngubu ndi inzererezi kuko amahirwe nagize n'umugisha nagize uyu munsi nuko nahuye n'uyu mumotari kubona niba wabashe kumfasha niko nisanze hano hantu. Ariko kurira ndabizi mabuja araza kugufasha ndabizi. Wata. Umvishe story hano ndakunda. Nuko mabuja nayo nayumvishe pe nayumvishe aziko nahise ndeka kongera kujya gutwara abandi bagenzi ndabatereka. Birumvikana. Yego. Umuntu ufite umutima wa kimuntu ntabwo kumva inkuru y'umwana w'umukobwa ngo ukomeze gahunda zawe. Ukuri pe. Gusa nkurikije ibintu tuganiriye ibi nakubwiye nawe wari uhari mwene nakaribya kwa mwavuganyeho
nabwo umwana w'umukobwa akwiye akazi ko mu rugo. impamvu urabona ikindi kintu nakubwiye ntigeze nkubwira nuko nagize amahirwe nyine ndiga nsoza segonderi. Nabyumvise ko uvunika ko twaganiriye. Kuko ntagize nyine umugisha wo gukomeza ngo nkore byibuza kubera ko umuryango wanjye nyine ntabwo ubayeho neza. Nibwo buryo naje gushakamo akazi ako kumbona uku nguku pe n'ahandi hantu nizeye amakiriro. Bivunika mutananga umwana wo kubonamo akazi ko mu rugo, ahubwo yaguma hano mu rugo nashakisha nkareba uburyo nabona akandi kazi. Uwo washakira undi muntu wakorera akazi ko mu rugo, ariko umwana w'umukobwa ntabonamo akazi ko mu rugo. Wari ukoze ariko umwana w'umukobwa ni ukuri ntabwo nawe ushyira mu gaciro. Nawe ngaho urakoze kuba umuhaye ahantu. Ni ukuri urakoze cyane pe, sinabona uburyo nagushimiramo pe. Urakoze mutana, urakoze kuba wanzanye hano hantu. Icara hano tugiye gutangira gusoza akazi turasana mu rugo. Urakoze cyane n'ukuri kw'Imana. Amabuja nawe urakoze, uri umwana uri umubuja mwiza rwose. Imana umugisha. Ega mbone uyu ni nka sister wanjye, urumva mbonye sister wanjye abayeho nabi ntabwo nabyishimiye. Yego murakoze, mushimire. Urakoze, Imana iguha umugisha mabuja n'ukuri kw'Imana. Imana yo mu ijuru ntizabikwitura, njye nta nubwo nabona icyo nakwitura. Urakoze. Hey, uri kurya ibintu byo mu mwanda. Ibi ntabwo ari umwanda mabuja. Ni umwanda, dore biri muri ushobora kuba wahaze ariko njye ndashonje bimwe bikomeye cyane. Ariko ntabwo wakabiri urya ibintu byatakaye. Rero n'udushishi noneho ndimo kurya. Reka nkubwire sibyo, basi bijugunye ndakugura icyo kurya. Bijugunye ngura icyo kurya. Ari icyo bitwaye? Banza ubijugunye, ntabwo wariye imyanda. Bo wabwiriwe. Ntabwo ko byiza saa sita. Amafaranga asa n'ayise. Akira ujya gushaka icyo kurya. It's okay, nta kibazo. Mereza ibyo ngibyo ni imyanda. Mabuja, reka njye tuno capati hano ndagenda nguremo utundi tuntu. Shani neza mabuja. Good kabisa. Tujana nakazi tuzaniye se mabuja. Nakazi tuzaniye. Bisangabye. Turabure kabisa. Abakoze no kuri dore. Abakoze imihanda yari imaze gukomera kabisa, dore twe tumeze nabi. Murashaka kubarangisha. Se mabuja, byo birimo amafaranga muwe buryo ko twumva nta kintu kirimo. Ko numva nta kintu kirimo nubwo wari ugiye kutubwiye ngo ugiye kuduha akazi. Sari birenze birimo kubereka kamubwira. Tukakubwira. Shamabuja akamubwira. Ubu buryo tumeze, inzara imeze nabi, nta kintu twavuga, nta kintu tumariye kabisa. Kumva ko nagara akazi. Nakore bizima wallahi. Cyanaje murangitse abasari banje. Ntarebe sibyo bigira ikibazo. Turabikemura. Ariko nyine ndashaka kubanza kubereka. Sibyo? Ntarebe. Mubuje amafaranga mbere ni yavuga. Ko ntabwo twavuga. Akagikunda amafaranga kirakintu. Cyane wala kintu twavuga byanze. Wavuga inzara yo kugutema amara wowe. Okay, reka gwereka ko tubikore gutya kandi nafite udufaranga. Umva stop. Amafaranga wala.
mabuja noneho watangira kuvuga icyo kibazo kuvuga kabisa ikibazo rero mfite ni umuntu ushaka kubereka ukabwira ko mwavuzi ahari cyangwa se aho aherereye sibyo nta kibazo watwereka tukareba reba uyu muntu wereke n'abarebe umusore kuri umwana mwiza kuki warya ibintu byaturutse muri puberi sinkwe amafaranga si uragenda ugure ibyo kurya uteye kurya ariko ibyo ngibyo bireke n'umwanda turamwereka ahubwo se ugira akazi nta kazi mfite mabuja ahubwo se ukuntu ushaka ko ngutwaza nagutwaza n'iki gikapu ariko nta kibazo ubwo ngukoze nta kibazo ntabwo nawe nkugoye se ntabwo waba ngoye ariko mfite ahantu uri kubakisha uramutse uzi ibintu bijyanye n'iby'ubwubatsi ntabwo akazi ntugire ubwoba nari umwinjiniyeri ntarakira shuwa urabizi neza ndabizi gutya nari umwinjiniyeri nize amashuri yanjye yose ndashaka umuntu ubizi neza ku buryo ankorera ibintu uko mbyifuza nta kibazo mabuja nta kibazo noneho nta kibazo mwaza tugende nkwereke ahantu nkorera hanyuma nkwereke ko akazi gapanze kose sibyo ukora umubyizi cyangwa mu bihembo twese akazi kose uri bumwe ndakemera ntacyo utwaye nta kibazo wowe ntugire ikibazo sibyo nta kibazo tugende nta kibazo umuntu ukora asa nk'ahantu muzi uramuzi kabi turamuzi hano ruguru icyo mbembere noneho ndashaka ko ujyana ahantu runaka ntarebe kabisa vuba watwishyura cyangwa mwamunzanira twamukuza natwe tukajya kukwereka ahari wamara kumubona twe tukigendera icyo mbembere ntarebe kabisa noneho turajyana mujye kunyereka ahantu ari sibyo hari ikibazo mabuja amafaranga rwose ni make amafaranga ntabwo yadagurutse hano shira akandi kantu rwose shiraga mu bibarayi ariko twakurangira ahantu ari kurangirayo rwose aha ngaha ni make pe ari hehe ngana umbwira turakurangira barayi tambika hano hirya ukomezeho gatoya uhita ureba ahantu ruguru y'umuhanda urahita umubona nasuko ndamenya oya ni hari niho twamusize igipangu cy'umutuku naramukansanze naho hari ndaza barike oya ntari wowe uramusanga mabuja ni kw'Imana franga yanjye aravuga ndaza barike nta kibazo mabuja naho twakubeshya kabisa okay sawa ntari bitsaso neza ntari kabisa zari bikomeye turahariye kabisa turahabara akaba walahi byaranze kabisa Use ntabwo nagejeje umwanya munini ra oya ntabwo mabuja ukazi se kaba ari akazi papa wambwiye kuri bumwe akazi nanzi ko nagutindiye oya nta kibazo mbona stress gusa unihangane ahubwo ingofero wayikoresha kugira ngo bitaza kugukira gusa ingofero yivanyeho cyane abakozi bakora ngaha baba bazi hasize barazisiga niyo mpamvu nyine numvaga ariyo wakoresha kugira ngo bitaza kugukira mu mutwe rero ahantu nakubwiraga gukora ni kuri rino ruhande urabona hari ahantu haridutseho sinzi nimba uri bukoreshe sima nimba ari umucanga ntabwo nzi ukuntu uri bugenze ndakubwira wowe kubera ko uko imvura igwa hagenda hatenguka nta kibazo ntacyo bitwaye sima se si ihari irahari twakora nta kibazo nakora igikapu cyawe nakoze ariko mabuja hari n'akantu nabonye kawe agaki se kandi akantu kavanye muri bya byo wagize mana yanjye umva nkubwire iki ngiki nta kintu kimaze iriya nyana y'imbwa se ubundi impeta se icyo nta kintu kibuze kubera se rekana nabyo iriya ni wayifata se nkajya nyiyambaye yitwara ikoresha icyo ushaka gusa icyo nakubwira cyo ni uko wabijugunya kubera ko irimo imyaka myinshi mabuja noneho reka njyewe nitangirire akazi ngewe nguha akazi ngewe wakora natangire
yawe watangira nta kibazo ubwo turaza kuvugana usoje. baby Baby ni ntumurebe. Urashaka iki? Urifuza iki? no ubwiye umutipe akavuga kanya kugira ngo byanjye nawe tuganire. Niba bishoboka. Hari ikibazo nimba nta kibazo kanitangirira akazi. Yes, baby. Why? Urifuza iki? Urashaka iki? Remember, I'm sorry. Takunyiza babaye. This is yours. This is mine. Ndagweka ingo mbikeneye. Ibi ngibi birahindura iki ku makosa yose? Seriously? Ibi birahindura iki? Urumva biri bunyibagiza ibintu byose nabonye nesha amaso yanjye. Okay. Ariko hungi mbwa koko. Baby ndakumva cyane pe. Nyuma y'ibyo mbonye uri gukora, ibi ngibi nibyo waza kundata imbere. That was a mistake. Kandi wanyumva. Ihangane ngusobanura ndabizi uranyumva. Gasobanura twumva. Abona nuko nari nanyweye. And then wa mukobwa ni inshuti yanjye bisanzwe. So nanjye nashidutse byabaye ariko I'm sorry. Sorry. Urumva iryo jambo ryonyine ryo kumbwira muri kampani. Hanyuma nyuma ya sorry akurikira iki? Hey, we love each other, so Ntabwo you love me but I don't love you anymore. Nyuma y'ibyabaye byose ntutekereze ko njyewe nakongera kumva mufite imbabazi cyangwa imwe. Ako se baby ubu tuvuge ko akantu gato yakabaye ariko gatumye unyurira gute? Akantu gato yakana akantu gato. Akantu gato yakabaye gatume nkuzana gift ujugunya nk'amabyi wowe. Gusa umukobwa n'akantu gato. Gusanga uri kunshitinga n'akantu gato. So what if ndi kugusaba imbabazi ufite ubwenge wowe? Uje hano wabaye. Nta kintu cyabaye mani wese subira mu kazi kawe. Boga. Nimvira uyu muvuna muheto. Kuri mu gutongana na boss. Nta kintu cyabaye subira mu kazi kawe. Siko bimeze. Uni mabuja wanjye urumva hagize ikintu kimubaho na amafaranga yawe. Sinshaka kongera kubona amaso yanjye genda. Mbabarira. Ntongera gusubiramo inshuro ya kabiri. Mabuja yaravuze ngo mva mu maso ugende. Sinyigukeneye byanjye nawe birangira aha ngaha. Mabuja musohorese. Nyamara uzicuza. Uragenda cyangwa bagusohore? Nyamara uzicuza. Chris. Ntabwo mukeneye hano. Boss. Igendere nta kibazo. Nshobora kuva hano nkagenda. I said. Urandeba iki? Wankora iki se? Akira. Dore ni byawe, akira. Akira umwanda wawe. Mabuja bure nta muntu nibarera ntabwo yakora. Niwe nyiri ino meta. Yewe. Umva fata n'imeta yawe sha. Kansubire mu kazi none. Umutwaze ikintu kika. Mana yanjye. Chris! Sigurnyina. Chris! Chris! Simana iyo umuntu ari kuguhamagara ntabwo ubumva. Numvaga nuko nari mfite kano akazi hano. Numva nagiye ahandi hari haruguru mbura akazi. Ariko nawe n'umumabuja mwiza meze neza. Amakazi ngo hano meze neza. Agiye kugufasha iki? Yamaye akazi ndimo kubaka ahandi ndimo ndimo gusana hano mu nzu. Chris, uzimubwire ntabwo nkeneye kubana nawe. Nukuri kandi ntabwo nkeneye kubana n'umuntu umeze nkawe. Hano sabaye. Ziba, habaye iki sabaye? Ntabwo nkeneye kubana nawe kandi ubyumve ibyo ndi kukubwira. Ukurugutira ibyo bitwi ubishyiramo neza ubyumve. Ntabwo nkeneye kubana nawe. Sibyo?
mbese urimo kumbwira nabi urimo kuntuka nyine shewe wanjye hano ngiye gukorera amafaranga menshi nimugoroba turarya inyama urarebye ugasanga arizo ndaririye nizo ubonye ugasanga arizo nkeneye aka kanya tumaze nk'amezi 3 tutazirya numva koko rero ongera wumve icyo ndi kukubwira ntibice muri uku gutwi ngo bisohokere mu hano bicemo ubifate neza sinkikeneye kubana nawe kuva kwa mbere kugera ku cyumweru sinkikeneye kubana nawe nimbwa imeze nkawe gusa ubundi ubona ari nde mukobwa wakwemera urimo kuntuka ariko urimo gukomeza kuntuka kandi ntabwo ari byiza siko n'umugabo wawe ariko ariko urumva ukuntu bayigize umwana mwiza siko n'umugabo wawe kuba uri umugabo wanjye ntabwo ibyo bindeba nicyo ndi kukubwira sinkikeneye kubana nawe basi ubaha ko ndi umugabo wawe yego ntabwo ukeneye kubana nanjye wenda kuko hari utubazo tumwe na tumwe dufitanye ariko kuko nimugoroba ndi buze gutaha ibaze yo ninaha nkabona nashyira mu rugo rw'umugore wanjye simuka urumva bibuze kuba ari byiza shaka kumva ibyo ndi kuba baranyirukanye kuri kariya kazi ntabwo kariya kazi ariko nari kandi ngombwa sibyo n'akandi nabona n'utundi tuzi kandi si n'umugabo w'inoza si n'umugabo w'umunebwe ndakura usigiye cyose niyambuye ibintu byose ndimo gukora akazi kose usigiye cyose ugishize umfashije niki kintu kigaragara waba uvuga ngo umfashe sibyo uri kuzundatira nakazengura ndaguha inyama niki ibyo ni ibyo uri kumbwira nabiri buze kumfataho ngewe niko naho bakubwiye shiri ndi umugabo wawe nyuba okay ndi umugabo wawe nyuba urimo kunyumva neza ntabwo ndi gukumva ndi umugabo wawe nyuba umugabo kandi nuko nubaha igitsina gore wowe kuva ku kirenge ugera ku mutwe nta bugabo ufite ntabwo uri umugabo ubanza waherekeje icyo koze abandi bagabo muri iyi Kigali nibo waherekeje ntabwo uri umugabo wowe umugabo utabasha kwita ku mugore we umugabo utabasha guta ariko zikari atari umugabo ushobora gusuza gutyo undi mugabo yagukubita iki zikari undi mugabo yagukubita agubita sambaza iki ko none wibeshye ukozeho n'urwara uri kuva uwo ntabwo uri umugabo mani ntabwo uri umugabo gusa icyo nakubwiraga cyo ni uko nshaka gutandukana nawe bikarangira bikava mu bikorwa bikajya no ku munwa hose bikavayo nimba ariyo mahitamo yawe yawe ntibukunda ntabwo nkigukunda habe n'isegonda na rimwe nose urashaka iki urifuza iki ndashaka kutakomeza kubana nawe ntabwo nkukeneye wambaye impeta yanjye sibyo tumaze igihe kinini tubana twarakundanaga mwana ndagukunda kandi impeta y'icyatanu wampaye si impeta yawe ushaka se kera gifate nyine si ngiyo se ibintu byawe byose do akira n'iyi wampaye akira ndabiguhaye byose ubitware ntawe unyigomye sinkeneye kubana n'imbwa nkawe rero ntabwo wakubwiye ko urimo gukora ibintu bintu sibyo tumaze igihe kinini dukundana ntabwo nakemera kubana n'imbwa nkawe hano ntabwo wakwiye Chris wabuje wase ndi kugukabakaba urimo uragukorakoraho kumbi uba wirirwa mu bantu b'abagore gore oya ntabwo ari kubitekereza ari byo ibyo nzi nari kubona ni ibiki nanjye mba mfite ishingiro basi bimenye yuko nari imbwa iki mva ngubwire madamu ahangaha ni iwanjye wiza kuntera induru wanjye no kumvogera ndavuze ngo genda inzira kuzanye urayizi witeze akavuyo hano ibyo wakora byose umenye ko narubanjemo sibyo ibyo uvuga byose bivuga yavuye hano narubanjemo ikindi kintu ngiye kukubwira cyanyuma umenye ko nyuma ya saa sita uri buze gufata agatanya kandi turaza humura iki turaza gusa uko nawe wari umugabo ufashe koko ndavuze ngo mbare kabiri wamviriye hano rana wiza guteza naragukubita vanga ugenda niki utumvise nzaza mu kazi k'abandi genda ngo urakunze nawe ufite umugabo uzaza uhebeba nkatwe twese
mabuja nyine ni kuri iyo bibonye Miss Claire navuga icyo uriya mukobwa n'umukobwa nawe ntabwo ari umukobwa uriya ni umugore wanjye abanaga turabana mu nzu ibintu bya divorce turabana mu nzu ariko nyine byaramunaniye kuko kubana nanjye nta kazi mfite mu mezi 3 ashize nabuze akazi kanjye guhera icyo gihe ntabwo tubanye neza akaba ari waje kwirebera kugira ngo aguhe divorce ngo nyine yararambiwe mise nakosa waba baramukorera inde ni ubukene ariko ntabwo nagira nyine kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza mu rugo ariko ntabwo ajya byumva ubukene gusohoka gutandukanye n'umuntu mukundana mubanye imyaka itajya umbwiye amezi 6 nibwo nta nubwo utagira ngo ni n'igihe kinini twakoze ubukwe nari meze neza nuko naje gukina nyine nyuma bitewe n'akazi kanjye kabuze ingo zikigeze zabaye zite nta n'umwaka muramara mu rugo mumeze nko mukiri muri honeymoon niyo mpamvu bajya bavuga ngo umenya neza umuntu ugukunda biri mu bukene kumenya umuntu ugukunda ihangane nyine ntiyabibaho mabuja nta kibazo n'ubundi ndaza kumukorera ibyo ashaka ibaze ko guhera icyo gihe nta n'igikorwa cyo mu buriri twakora hari umwana turagira se ngo nawe ukabije bigapfira hese kuri we ariko cyangwa ni wowe utamubonera umwana ngewe kandi mama ari kumbwira ko nta kazi ngira nkora nyine ibiraka gutyo ntabwo rero ntabwo nabura umwanya wo kwita ku mugore wanjye wasanga nifite wenda undi ku ruhande ntabwo wambwira ngo ubanye n'umuntu amezi agera muri 6 nta kintu murageraho nacyo ibyo ntabwo byumvikana gusa nyine ni iby'abagabo gusa nyine ngo ni iby'abagabo abamenya ngo ibyago bigwira abagabo nyine bose babonye n'abagore birabagwira ese byangwiriye mabuja nawe nakubonye ubu ngubu turi mu gatebo kamwe nta baseko ndite ngo z'ikigihe ntihatari rero nanjye kanikomereza akazi nta kibazo nyine gukomera uranganye ndakumva cyane ndazenda kujya kumureba ndamuganiriza ndaraza kunyumva natanyumva ndamukorera ibyo ngibyo yifuza basi agende abeho amahoro uko abishaka mu mwanya wasanga afite impamvu wenda usobanura mushaka uburyo mwabashyira ku murongo ntabwo divorce ari cyo kamara kandi nanjye mu gihe aramusa kubabariye aramusaba imbabazi nabikoze kugira ngo hari ukuntu abonaga nyine bitameze neza hano mbabaye nimba na byabana ntabwo byambangamiye mabuja buriya wamwe nanjye mu gisebo basi wenda yabonye wenda yuko atanyitaye abandi babasha kumwitaho nisubire mu kazi nari ngarutse rero y'amasaha wari wamaye wari wambwiye ngo ngaruke saa 7 none ndagarutse nagira ngo uduhe gatanya nicyo cyifuzo nari mfite yego ko ntabwo nabyanganira nihanganye amezi 6 yose mbana n'uyu muhungu umukene w'umutinde gasane utasha no kutabona na boxahara izirikisha umukobwa ntabwo byakunda kandi njye mfite ejo hanjye heza nta kintu rero yambaye ubu se ureba n'ishati yambaye ubu ntabaza hano yayanuye ahubwo ushaka kumva mu kanya bari kuza kubaregera njye rero icyo nifuza ni ukujya mu beda gatanya dutandukane n'uyu mutindi gasane n'umusatsi urora ndamwanga ni umukene ku rwego aba ari no kwihonyorera inda muri box none se wabonye gutandukana ari wowe mwanzuro mwiza ufashe kuko ndumva wakunze kubigerageza amezi 5 ntabwo ari menshi ariko reka mwibarize rana nabona bakundaga nasi kumunda no kumfasha nawe bihuriye
Ese kuki mukunsebye bigezaho? So njye ndi kugusebya he? Undi kuvuga uko itari? Hari uri kukuvuga uko utari? Yego ndakennye ariko oya mutuze mwiterana amagambo ariko rero inama nakugira njye reka mubwire. Numvaga gutandukana atari umwanzuro. Ntabwo meze tano ari ikintu kinini wakomeza ukagerageza wenda ejo byakunda. Uri kuyakura na mezi 6 maranye n'uyungu kwezi kwa mbere kwezi kwa kabiri kwezi kwa gatatu kwezi kwa kane kwezi kwa gatanu kwa gatandatu ntabwo mana yanjye akora bisiko narimo gushaka akazi basi ariko gushaka akazi uzajya uhora ugashaka buri munsi mu mezi 6 ubayeho nta kazi ufite ntabyo kurya umuntu abwirwa akabura njye na ajone ntabwo byakunda ariko bisiko narimo gushaka akazi ariko amezi 6 yose shinze wiri gushaka akazi ntabwo ujye ukabona so kugenda akaguhemba ibyo icyo gihumbi ngo wakoze ariko narimo gushaka akazi keza rero nawe kwemera basi ukanyihanganira amezi 6 niyo gutandukana koko siko nanyo ko atakwihanganira cisha make rwose reka mugire inama nukuri urahubutse amezi 6 nibwo mwari mumaranye mwubatse yego urahubutse amezi 6 bibaho kuba umuntu yagira ubukene n'ibintu bisanzwe bibaho ndumva rero atari umwanzuro akagombye kubanza kubitekerezaho neza ahubwo njye numvaga ari nk'imyaka 6 aya mezi 6 twe tubanye numvaga ari imyaka 6 ulawe ubwawe ucaho ngaho muyobozi ntabwo wakihanganira umusore umeze gutya uzi umusore n'amazi iririzi ringiri tuvoma kuribona bari intambara ariko rero kujya kumuntsebye zananitsinye basi ugira amahoro icyo ngicyo voilà bidukorere vuba niba ari umwanzuro nta kibazo niwo mwanzuro nta nubwo nakisubira nta n'ikindi kintu nibyo biruzuye byose rwose nabipakiye ntandukana n'aka gasore k'agakina uzajya umbona ndi muri vebusi nawe uzagenda ushakamo muri mu rugero rumwe mbona nawe utoroshye aha nawe ari wowe ntiwakoroha ubu rero wishingikije kari agakobwa ubu niko karimo karagusha ariko madacisha make ariko bari no mu rugero rumwe so wari kabasi ngagusinyira wigendera uko kari gukoshya nuko nyine muri mu rugero rumwe kuko nawe make ubwo nyine mukora icyabazanye ndumva ari uko ndumva ari ibi so ushaka wajya gatanya haha bakotiza n'abanditsi nanihuse kirasi uyu muruho njye sindangije none se ko ubona nyine umugore wawe yakunaniye nta kindi ngo mwariganiriyeho nta inama nabagire mwazanze ubwo nta kibazo neza none uzagira ibihe byiza uzagira ibihe byiza n'ibishakire byiza abikomoye sawa madamu we